Muraho neza nshuti za Wedding TV, kuko maze iminsi mbibabwira, uyu ni wa mwanya wo gutangiza ku mugaragaro igikorwa cyo kujya tubigisha umwuga wa sudira cyangwa wo gusudira kuri channel ya Wedding Officiel. Rero maze iminsi mbibabwira, niba mwarakanze kuri iyo channel mwabonye amafoto nasizeho ndi kubakangurira ko ngiye gutangira kwigisha urubyiruko, wowe utarabashije kwiga, wowe wacikije amashuri, wowe udafite icyo ukora, tugane tukwigishe tuguhe n'akazi. Icya mbere, banza ukurikire channel ya Wedding Officiel, ukande subscribe, ukore share, ukore like, utari na comment kugira ngo utubwire. Nyuma yo gukurikira muzasangaho aderese, mushobora kutuvugisha mukaza tukabigisha kuri tele, tukabigisha igihe gito kitarenze amezi 2, uba wabimenye, kandi iyo ubimenye ntabwo ushoma, tuguha n'akazi. Ibi mbabwira ni ukuri, muzagenda mubona ubuhamya bwa bamwe na bamwe. Kiri aho rero ndatangira mbereka ukuntu babanza kwesitara imashini mbere y'uko utangira igikorwa cyo gusudira. Tugiye kubanza turebe aka gace. Ese iyo umaze kwesitara mashine yawe, kwanza uburyo wesitara mashine, uburyo uyiregera umuriro kugira ngo utangire gusudira. Ese ushyira mu muriro wa kangahe, n'ibyuma n'ibya kangahe, bitewe n'icyo mugiye gusudira.